Actually ntago ubundi mu mategeko y'imanza cyangwa se imiburanishirize y'imanza buriya nta rubanza rujya rusomwa n'umucamanza utararuburanishije keretse nk'iyo umucamanza atakiriho cyangwa adahari. Adusomera tubwira yuko nyuma yo gusesengura nyine kumva ku mpande zombi, ku ruhande rw'urega uhagarariwe n'ubushinjacyaha ndetse no ku ruhande rw'uregwa ari we ushobora kwihagararira cyangwa se akaba afite umwunganira mu mategeko, ko basesenguye bagasanga K John cyangwa se Kalisa John nta mpamvu zikomeye zo gutuma akurikiranwa afunze. Hanyuma akomerezaho nyine avuga ko ba Jihadi, Nesta, Xavier na Patrick bo urukiko nyuma yo gusesengura no kumva impande zombi, ubushinjacyaha n'abavoka babo basanze hari impamvu zikomeye zituma bagomba gukurikiranwa bafunze. Urukiko rwaba rutegetse ko rero bakatirwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe hagiye gukusanya ibimenyetso kugira ngo urubanza ruzaburanishwe mu mizi. Muranzi Yesu no Mityo Boy P Onika Swes bagashima kabasuza bamugisha kandi ikomeze ibarinde. Ni The Game TV, Imana umugisha kandi ikomeze bakunde mwese mudukurikira ahangaha kwa Eyo. So mbarero nsuza umuhungu wanjye yitwa Izayi, uramuzi? Izayi kuri The Tracy akantu kitwa ngo Eyo niyo aryamye arakarota. Musuze nubwo nseka ariko ndababaye bamuca utayamvuga ngo turaje Yezu twitabye ijwi ryawe tuje iwawe ngo utubere urumuri kuko urugamba turwana rurakomeye abanzi turwana na bose abantu n'ibikomangoma by'isi twamenye ibyiza byawe tukiri bato twitandukanya n'icyaha tubatizwa uraturinde mwami ntituzananirwe ng'umwanzi satani atugote. Ngiye guhamagara Babu Rugema namena kuri The Choice benshi bajya tuganire ambwire ibyavuye mu rubanza cyase mwisoma kuri telefone ifungurwa y'agateganyo bya Jihadi, Papi Nesta, François Xavier, K John, ambwire ngo byagenze gute kuko Babu ari mu bantu bitabira urubanza. Yesu nari mpari, narindi kwa Kevin Kade afite igitaramo ejo muri Uganda uyu munsi Prito Uganda, akanagera igitaramo takiro 31 uzakuno kwezi kamabagari Babu rero kugira ngo aze kumbwira by'umwihariko ibyavugiyemo. Dogita Yema ndibere kuri kamera neza. Babu. Yes. Wiriwe neza my brother. Yo bro. Komera muhungu wanjye. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Ngwamagaye ndi mu kiganiro nta kwisanzura. Urumwe abanyamakuru bake batarenze 3 cyangwa 4 bitabiriye isomwa ku minsi 30 y'agateganyo yabaje na bagenzi be. First of all nize mpamvu nyamukuru cyangwa se z'ingenzi zatumye Jihadi, Pazo, Papi Nesta na François Xavier bajya mageragere? Actually ntago ubundi mu mategeko y'imanza cyangwa se imiburanishirize y'imanza buriya nta rubanza rujya rusomwa n'umucamanza utararuburanishije keretse nk'iyo umucamanza atakiriho cyangwa adahari cyangwa rwose bukomeye mu kubera impamvu zikomeye zo kuba ataboneka. So rero twageze ku rukiko, then twagomba gusoma saa 8 zirenga iminota. Hanyuma haza umugabo mu rukiko atubwira yuko umucamanza waburanishije yagize ikibazo bamubwiye ko ku ishuri ry'umwana bamuhamagaye ahita ajyayo ko rero atari bubashe kuza kurusoma, ariko bibaye byihutirwa twagenda umwanditsi w'urukiko akatubwira imyanzuro, kuko n'ubundi buriya iyo yamaze we guca urubanza uretse ko umucamanza umuca urubanza buri rubanza rufite ukuntu rucibwa, buriya abo ubona baburanishije ntabwo aribo baca urubanza ahubwo
barongera bagahura nk'akajire nk'akanama nkemurampaka cyangwa se bagasesengura byose, hanyuma n'ubwo imyanzuro iza yanditse ku mucamanza waruciye hari nawe ugomba kubisoma, ariko n'ubundi nyine biba byitondewe tu. So rero imyanzuro yamaze gufatwa akenshi kuri wa munsi urubanza ruzasomerwaho, imyanzuro umucamanza yishyira muri systeme nyine igenza ibyaha. Hanyuma buriya buri muntu wese ushobora kuba afiteho account kuri iyo systeme aba ashobora kujyamo mu gihe azi nomero z'ikirego akareba imyanzuro y'urubanza. So rero twese tugenda umwanditsi w'urukiko aba ari we utubwira ibyavuyemo, kuko hari abantu benshi cyane, hari haje abavandimwe, inshuti, abafana n'abanyamakuru. So turagenda rero umwanditsi w'urukiko atusomera tubwira yuko nyuma yo gusesengura nyine kumva ku mpande zombi, ku ruhande rw'urega uhagarariwe n'ubushinjacyaha ndetse no ku ruhande rw'uregwa ari we ushobora kwihagararira cyangwa se akaba afite umwunganira mu mategeko, ko basesenguye bagasanga John cyangwa se Kalisa John nta mpamvu zikomeye zo gutuma akurikiranwa afunze. Hanyuma akomerezaho nyine avuga ko ba Jihadi, Nesta, Xavier na Patrick bo urukiko nyuma yo gusesengura no kumva impande zombi, ubushinjacyaha n'abavoka babo basanze hari impamvu zikomeye zituma bagomba gukurikiranwa bafunze. Urukiko rwaba rutegetse ko rero bakatirwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe hagiye gukusanya ibimenyetso kugira ngo urubanza ruzaburanishwe mu mizi. Ubwo ntago urukiko sana rutangira kubera ko atari buri wenda umucamanza yari gusoma neza akavuga izo mpamvu zikomeye zarizo n'ibindi, ariko umwanditsi ntago ibyo yabikoze. Ariko n'ubundi nyine ikiba gihari n'ubundi ntacyo yarenzaho. Iyo umuntu akubwiye ngo hari impamvu zifatika, n'ubundi barakubwira ati nyuma yo kubona ko ushobora gutoroka ubutabera cyangwa se nyuma yo kubona ko ushobora kwangiza iperereza rigiye gukomeza mu gihe bategereje kuzaburana mu mizi, cyangwa se mu gihe cyakurikiranwa gikomeye, ibintu nk'ibyo nyine. So turumiwe nyine, ab'umuryango bararira, inshuti n'abavandimwe nabo bararira, ubundi abantu bataha nyine nta kundi. Nuko byagenze ku rukiko kabisa. Urumwe mu banyamakuru navuga batanu ngo mu Rwanda bahagaze neza cyangwa se bakora ibintu by'indashyikirwa cyane mu mwuga w'itangazamakuru, abantu benshi bikimara kutangazwa bibaje ku mungu witwa uriya witwa François Xavier. Bavuga bati koko umuntu afungiye igiceri cy'ijana. Uriya Xavier Babu nakubazaga ngo namaje kuvuga ngo urumwe mu banyamakuru twavuga beza batanu ngo u Rwanda rufite. Ndakumva cyane. Savadiri kene n'umwe makuru batanu u Rwanda rufite ubu ngubu beza, ureba ikintu kagisesengura. Abantu benshi bakibona imyanzuro bavuze bati nk'uyu mwana François Xavier we ngo yagurishije video nkuko nyine babivuga ku giceri cy'ijana, ntazize ubusa, bimeze gute? Nkaho umuntu umenyereye ibintu by'inkiko uza amategeko unagenda kuri Xavier wabona ari intungana arengana cyangwa buriya mu makosa umuntu atagomba gukora? Buriya no kuvuga ngo twebwe yego dushobora gusesengura nk'abantu nk'abanyamakuru nk'umuntu ku giti cye, ariko iyo bigeze ku kintu cyitwa urubanza, buriya abacamanza nicyo baba barigiye. Kandi buriya umucamanza bakubwira yuko aho kugira nawe abari ku mpande, abari hagati na hagati, abari ku mpande zombi, kandi ashobora kumva urengana akakurenganura, yakumva se nk'uko John bamurekuye n'ibindi. Kandi nabwo bigakurikiza buriya amategeko ntago agenekereza, ni ukuvuga ngo biterwa n'uko buri muntu yagaragaje ingingo zimurengera ndetse n'uko umushinjacyaha yagaragaje ingingo zigushyirishamo. Uriya mwana yaburanye nta n'umunyamategeko afite, nta bushobozi bwo kubona umunyamategeko yari afite, nubwo nyine nubwo urukiko rwose kumureza n'umwavoka w'uburyo nta bushobozi ufite, ariko ngira ngo mu rukiko yagaragaje ko umwavoka we bababwiye ko bazahura ariko birangira ataje kumureba. So niyo mpamvu yari yiburaniye imbere y'urukiko, warabibonye. So
utamenyereye uri kunyumva ndakumva cyane n'umuntu utamenyereye kujya imbere y'umucamanza ntabwo nyine amategeko ntabwo ibyo ngibyo bireba yumva uko wisobanuye uko umushinjacyaha yagushinje ubundi hanyuma agafata imyanzuro ntabwo rero umucamanza ashobora kwibeshya uretse ko niyo yakwibeshya haba hari amahirwe ko bashobora kujurira ariko kandi ntekereza yuko buri itegeko neza cyane birabisobanura yuko iyo watangiye gukoresha ibyo bintu byo gukwirakwiza ahubwo amashusho mu nyungu bwite noneho zo kubicuruza bikomera kurushaho buriya nka Nesta we wavuze ati ngiye nayeretse kanaka ndanabyemera yarayinsabye ndayimuha ushobora kumworohereza kurusha wa wundi wabigize business wacuruje ibyaha tekereza umuntu wacuruje gukora ikintu ari icyaha no kugikuramo amafaranga ni ijana ntago rero buriya mu rukiko mu mategeko ashobora kuza umuntu wibye wenda ishu n'umuntu wibye miliyoni 10 bose nabajura bakatirwa imyaka nuvuga ngo babasabirwa imyaka 2 kugeza kuri 3 icyaha no kwiba icyaha ntago ruvuga ngo wibye bingana iki kimwe nuko ubona kubwira bati aho kugira ngo nimbe n'ubibye byinshi ntago aba ari imbobo umuntu ujya kwibutana duto niwe kibaza ahubwo kurushaho uri kumva so rero amategeko y'abari clear nta kindi ariko amahirwe nyine nuko bashobora kujurira tukaba wenda ubwo nyine twabimenya nyuma kuko n'ubundi niyo mpamvu ruri urukiko rw'ibanze hazaho urukiko rwisumbuye hakazaho urw'ikirenga gutyo mpaka ugeze ku rukiko nyine rwa nyuma na nyuma. Yego dusoza kugira bikomereza ibyo wari urimo ubona ari nk'ize mpamvu zatumye Kejon we arekurwa abandi bakagenda. Sinamenya exactly ngo nize mpamvu kubera ko nyine umucamanza ntabwo twabonye amajwi yo gusobanurirwa ibyo yagendeyeho ariko Kejon we ni umuntu wavuga ati ngewe nta video nabonye natanze ni puzzle we yabaye na clear aravuga ati ni puzzle wayimpaye hanyuma ngiye icyo nakoze ati nyibona ati nafashe screenshot nyereka papa cyangwe kugira ngo abwire mushuti we ko video ye igiye kujya hanze abikurikiranire hafi. Urumva uwo muntu nawe uri umucamanza wahita wumva ko ari umuntu wagerageje no gukumira ibyaha n'ubwo wabonye ikintu wese ahubwo werekanye iracyo kugira ngo abikurikirane. So mu gihe nta wundi muntu wagaragaye avuga ati ngewe ni kanaka wayimpaye Njuga yavuze ko yayimwerekeye muri telefone ye ntabwo yavuze ko yayimuhaye. Yego. So rero nimba yarayifite muri telefone ye kandi icyaha kiba gikurikiranwa ari ugukwirakwiza amashusho no gusakaza amashusho y'urukozasoni cyangwa imikoreshereze y'ibitsina urumva nta numwe wamushinje ko ibyo yabikoze. Njuga yavuze ko yamwerekeye muri telefone ye ariko ntiyavuze Njuga nigeze avuga ngo namubonye yahereza kanaka icyo gihe byari kwitwa ko nawe yasakaje. Ubwo rero aho ngaho umucamanza nyine abashobora kureba akavuga ati uyu nguyu we yarayabonye amaze kuyabona anafata n'intambwe ya mbere abwira nyirayo kugira ngo arebe ukuntu yabihagarika kandi nta muntu ugaragara ko yigeze ayoherereza ayashikwirakwiza ukumva ko uwo muntu we wahengekereza tu. Kandi nanone ikindi ntago Kejon yagizwe umwere n'uvuga ngo agiye gukurikiranwa ari hanze. Ntabwo uyu munsi urubanza rwa bari kuburana ku minsi 30 y'agateganyo. So rero ngo bashobora kureba bakavuga bati reka uyu nguyu yakurikiranwa afunze uyu nguyu yakurikiranwe ari muri imageragere cyangwa se ahandi ariho hose bitewe naho yaburaniye. Kangushimire Imana iguhe umugisha kandi urakoze kuza kuri The Game. Sawa urakoze cyane. Sawa brother. Aho ngaho rero Dr. M ku bintu wavuze urumva ko nubwo Kalisa John agize gute ntago ari iki ntago ari umwiri yagomba gufunga bivuze ngo agiye gukurikiranwa wagize gute ari hanze. Jihad, Papi Nesta, Francois Xavier na Pazoman bo barakurikiranwa bafunze bari bwigororero rya Nyarugenge cyangwa se gereza Mageragere hari n'abahiti Madrid Mageges. Noneho Kalisa John we agomba kuburana ari hanze. Stafadilike hargiye bawo gutegeka kujya witaba ubushinjacyaha oya n'ubundi nitegeko iyo bakoreka by'agateganyo ugomba kwitaba ubushinjacyaha iminsi 5 inshuro 5 mu kwezi inshuro 5 mu kwezi cyangwa amenye ko ugihari ukimeze nuvuga ngo abatanze ibimenyetso bifatika nyine bigomba kugaragaza ko wa muntu adashobora gutoroka ubutabera bigatuma kandi n'icyaha kikaba cyoroheje hambere y'abandi nuvuga ngo baje hadi cyabo barekuwe batoroka bakagenda na za Uganda na za ntibazagaruke mu butabera zabamvuze kuba nyine baba batanze ariko we baba barebye icyaha cye bagasanga n'ubundi cyaha ntago ashobora gutoroka niyo yatoroka niwe waba wizize kuko yazagaruka akaburana kandi icyaha cye n'ubundi cyoroheje
ashobora kuba yanarekurwa. Urabizi ko niga amategeko, ibyo ni ibintu nzi cyane. Ese uretse gato aho unsubize gatoya, ubwo iyo ugiye hanze nyine kurira nkuko kwa Kalisa John ushobora kuza kuburana nk'igihe baje bajuriye nawe wakwisanga mu rubanza. Ni itegeko agomba kuzaba hari ari mu rubanza, ari n'imbere y'umucamanza. Ni itegeko, ni nka kuriya Karegeya ari kuburana ataha agenda yidegemye, niko na Kejon agomba kuzajya aburana. Ni ukuvuga ngo rero uwo ni Dr. Mumfasha muramuzi, niba bimeze gutya kuri njye ikintu cya mbere turakora isengesho dusabira Jihad, dusabira Pazoman, dusabira Papi Nesta, tunasabira by'umwihariko François Xavier. Mwabagabo mwe gufungwa kubivuga biroroha, kugira gute biroroha, ariko iyo ufunzwe wowe ubwawe ndubwo menya ko gufungwa ari bibi cyangwa se atari byiza. Niyo mpamvu ndavuga ngo kuri Jihad nabonye abantu benshi bishima baserebura, ariko si byari ngombwa ko twishimira ko umuvandimwe ajya Madrid, kuko gufungwa nk'ikintu cya mbere nabonye njyewe kibi, kuri njyewe kibi. Ikindi tuzabona mu mizi mwaba mubyibuka ubwo twari mu kuburana barimo baraburana ku minsi 30 y'agateganyo, kwifunga n'ifungo by'agateganyo, umushinjacyaha yaravuze ngo umucamanza aramajije ngo uyu nguyu nyina w'umuntu Florence n'uyu nguyu Urukundo Xavier barihe. Aravuga ngo umushinjacyaha asubiza umucamanza ngo perezida cyakomeje tuzagera gute, tuzabikurikirana mu mizi bizavugwa. Reka nakire Shanipi, ni inshuti ya Kejon, azijadi ikirane we navuga ko ari umuntu mukuru ngo muri showbiz umaze igihe kinini. Reka mubaze ngiye mvuyemo Shanipi icaranga Pioni kurakoze icaranga ndagufasha mikoro nta kibazo, uri umuntu w'umubyeyi. Shanipi urakomeye? Ndashima Imana. Namahoro? Ndishimye. Ushimishwe n'iki Shanipi? My boy is back. Kalisa Umuhungu wanjye. Ako ari n'aba bagiye? No, barimo bose n'inshuti zanjye. Ariko bitewe n'ibyo bashinjwa baregwaga, hari abagiye nabonaga babimerita, sinkubeshye. Nkawe babimeritaga? Oya ntawe mvuze. Abagiye nibagenda, ariko Kalisa wanjye aragarutse. Kalisa ni umuntu muzanye kuva ryari Shanipi? Kejon tuzanye kuva muri 2009 2010. 2009. Ubundi Kejon afungwa haraje nshoboza ati ni Odette ufunzwe. Ariko Odette ko ahora akora buri munsi. Ubwo baramufunze na telefone barayitwara barayigira ngo utanga umucyo ubwira abantu bakunza kwitiranya Kejon na Odette. Abantu babitekereza gutyo siko biri. Kejon ntahuriye na biriya bintu. Yego. Ni umusore uzi kwishakishiriza ibyo kumwita ngo Odette twese tumuzi ikintu kimwe. Ni umuntu tuzuye ngo asakaza amashusho y'uko zasoni. Yego. Ngenda hamya ko n'umunsi ari amashusho y'Yampana asohoka, ari nibereye mu modoka ndi kumwe n'abantu basetse bo muri Gens, team ya Gens yose twivira mu ruhenge, barambwira ati Shanipi muramudrabye inde Yampana. Ndaga nti wapi Kejon ukuntu yaje kuzamo rero byarantunguye, ariko gusa ndishimye. Kejon ni umuntu ubundi ubona gute yagira ukasora amafoto cyangwa se n'ishyano ryamugwiriye nk'uko ryagwira abantu? Ni ibintu byamugwirira ukuntu tuyagoze tukicara ugafata ifoto ukayihereza umuntu tutazi ibyo ari byo. Ariko ndahamya ko ntago ari ibintu byo mu myaka tumaranye iri hejuru ya 15 ntago mbimuziho byarantunguye. Ntiwabonye ku rukiko rimwe, bwa kabiri ntago nahagarutse, bwa gatatu ntago nari kuhagaruka ko n'umunsi namubonye nasenze amarira mu maso. Kejon ni umuntu ukunda kuganira, wikundira abantu. Muri showbiz nyine hari ibintu akora by'influencing abantu, ariko ngiye kumva biriya bintu ngo Kejon ngo yasayakaje amavideo y'Yampano wa mugabo we, ntago nabyakiraga. N'ubu ngo umushoko batubwiye icyemezo cy'urukiko turi mu kindi kiganiro, abenshi ntago twabashije kujyayo.
ariko mu bantu bambwiye ko Kejon bamurekuye urimo. Yego. Reka Kejon tumuveho tunamubwira ngo ikaze kuri cyashore kambaye kuri. Nagaruke mu rugo nari mukumbuye. Akabenze se. Ingurube zacu ahubwo se zimeze ziti. Muri Kaizen birahabera. Oya imva ibintu biri habere Tonto Alphonse. Kaizen turaje ejo ebana. Nyuma ya match icyumba cya rapu. Kizatanyiro saa 11. Tuvuye hehe? Tuvuye ku cyayi kwa Israel Mbonyi. Nyuma y'ibyo byose rero ebana. Ni Kaizen. Pazoman. Ariko ko umuntu afite access kuri email ya Mano kuko bavuze ko abantu bane ariko Pazo nyine nawe arigwamo kandi abaye manager ya Mano undi Pazo kuri wowe ni umwana muto of course kuri wowe ni umwana abona gute mu gisata cya showbiz. Pazo muzi nk'umunyarwenya ntago twagiranaga ibiganiro byinshi ariko ni umwana uri sharp uhora ibintu byose biguruka. Kuba rero yari afite access kuri ntuza ni nayo mpamvu birimo biramuhama cyane access kuri email y'umuntu ubundi nacyo ni icyaha wa mugabo gutunga email y'umuntu ku buryo washa kugera kubyi ukabyinjiramo kandi yamana yarabizi ko ino bifite bari babizi ariko noneho yamana yagiye kumuriga mu mategeko rero icyo gihe ntago ariko bigenda wa undi wowe ubifite access ngo haye telefone yanjye ngo haye password ya momo cyangwa iki cyose niba mbuza amafaranga reka dufate urugero umugore wanjye ntahanye miliyoni nta wundi muntu uzi password yanjye nkabyuka nkayibura kandi umugore wanjye ari uyifite nabisheje nde umugore wawe none ubwo rero na ya mpano impamvu yakoze biriya kandi noneho yari afite ikibazo na Pazo bamaze iminsi batandukanye babanaga mu nzu ati ngiye rero nanjye ndashaka kuzana umubaju buco munsi mpamya yuko biriya bintu bombi babifite mu ruhare. Kuri Jihad rero Jihad avuga ko video igeze muri groupe ishoboye twitwa Rukundo Ritsi muri abashumu ponyonye iyo groupe nta niyo nzi nanjye ntayo nzi kandi muri inshuti oya usa ndetse gato Kejon turi inshuti Kigali tinyibamo oya ntabwo nibamo nira abashusi nyibamo ariko Kigali hita muri iwacu nta video ya kwa kundi kare itegeko yatanze yakirekare uyishiramo bakurya remove. Jihad ubona iki kimufunze? Jihad ku ruhande rwanjye mufata nka murumuna wanjye kandi twahise tuganira n'undi muntu mukuru. Jihad ni umuntu wageze aho ngaho yumva ko yamaze kuba munini cyane ndabikubwiza ukuri ntacyo mfa nawe n'ubushize twari turi kumwe ahangaha kuri grid ndamwira ni Jihad iyo uramutonta avuze rimwe kabiri gatatu ate Jihad hane ukabyanga umvishe ko hari n'undi muntu wabikomojeho wahariye ahantu hano hakurya hafi ya Kimihururu agiye ati Jihad ntabwo ari inshuti yacu Kasuku si inshuti yacu si iki Jihad akajya ngo njye nifogera ibintu by'imihanda birimo ibyaha byinshi ntitubana muri groupe imwe dukora amakosa menshi mu buryo tutazi bitewe n'uburyo tubivugamo ntushaka kuvuga ijambo ahangaha nkasanga barantegereje ariko Jihad nagende yige ku ruhande rwanjye nagende yige iyo tubashe amategeko murangira wenyine avuze ko yamuhamagaye inshuro zirenga 2 bakicara amasaha arenze imwe akamuhana wanze kumva rero shira icyo kinyarwanda. Uri mukuru navuga ko kwa 90 akora gitangazamakuru uko narafuta kwa 90 of course rarize ni iki nk'abanyamakuru batora nkatwe babana cyangwa se n'abandi bakuru bakwiye kwigira kuri yisaga ya Mano ba Jihad? Twirinde guhubuka dukora ibintu biri mu bwenge ntabwo rahubuka ariko hari igihe urengera we n'akamarade hari igihe mugera gutya nkavuga asanga aho ngo bagena naho byagenze gutya ariko twirinde guhubuka dukora ibintu twanarize dukora analize nziza ariko itarimo guhubuka kuko ntabwo uzahana icyaha kiva buri gihe nyine tonto Sierra arabitubwira hari ibintu mukora mugashaka views mukazibona ariko nimuhubuka muzisanga ahandi hantu mutari nk'ubu hari abantu bisanze ngiye ntakekaga nka Papi Nesta nari muzi muri groupe ari umuntu wikundira ibyo ngibyo kujya muri Amerika azagenda sebwo ibe nka Kereka ni bamukatiye 10 ibe nka 30 yanuza ya Titi Brown harya Titi yamaze 3 cyangwa 2 n'igice yari afite visa nyine ndibukubwira wenda bapinira yagenda mu kwa kabiri
ariko bamuhaye imyaka 10 harakubita ibiri hariya nyine Madrid abaganira nafata ku mavuta gato na Moses Turahirwa usibye ko ntazo na Rwema boss Imana ibahe kwihangana yego dusoza imageragere bareba ibiganiro byacu uko barabibereka n'icyo wabwira Jihad narebye ikiganiro. Jihad mwana wa mama uracyari mutoya wagize kuba munini kugira crowd gukunda abaponyonyo niba kwiteho ahantu uri ntago ari ikuzimu nta muntu utajyayo bura umugabo mbwa aseka imbohe sinaguseka kuko nanjye mukanya nshaka gusohoka muri grit hano natwara imodoka bakansangana nagasomye 5 ikabiraje so nagusaba kwihangana. Ikindi cya kabiri umva inama z'abantu bakuru ngiye abantu benshi twaganiriye uyu munsi nanjye ubwanjye narabikubwiye nakubwiye ni Jihad gabanya ibyo bintu byo kuvuga ngo ugiye agasonga bugari aho gasonga bugari urakamanukana i Madrid gusa simbikwifuriza sinanabyifuzaga numva ko mwese mugataha mukagaruka hanga mukikosora mukamenya amakosa mwakoze ngo aha twakoze iki n'iki mukagisabira n'imbabazi niyo public rero ibakunda mwikunda ibintu byo gushyushya mu mitwe cyane. Yitwa Shani Pinje nitwa P Onika Swezi Nixi hambaga atoroka tabugari insuro ushoje pizi the game eyo so mborero mwana kumisha my brother. Thank you, Jabres grateful kabisa.